Yesu ashimwe bakunze ijambo ry'Imana, bakunda kumva ijambo ry'Imana. Imana nibaha umugisha. Nitwa Agape, hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana Imana ishyize ku mitima wacu. Reka tubanze dusenge kugira ngo Imana ize kudufasha tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Mana yacu nziza kandi Imana yo kubahwa, uri umutware wa byose, uri umugenga wa byose. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro none n'iteka ryose. Mwami Yesu, turagushimiye kuko uri Imana yacu, tugushimiye kubw'uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni insinzi, ijambo ry'Imana ni inkota icyaye impande zombi. Turakwinginze cyane kugira ngo udufashe rigire imitima, rigire icyo rimarira imitima igiye kuryakira. Tugusabye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Hanyuma tugiye kuganira ijambo ry'Imana ifite insanganyamatsiko ivuga ngo imbaraga ziri mu kumvira Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ku mbaraga ziri mu kumvira Imana. Kumvira Imana harimo imbaraga nyinshi. Ntabwo ari wowe uzifite, ahubwo ni imbaraga ziri mu Mana. Ikigusaba ni ukumvira. Tugiye kuganira twumve icyo Imana itubwira, ikivuga ku muntu, ikigushakaho no kuyumvira. Twumve ikigushakaho. Kumvira Imana, imbaraga zihishe muri ko. Hanyuma tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana turebe icyo Imana itubwira. Turasoma mu gitabo cya Mose bita Kuva. Tugiye gusoma umurongo wa 14, umurongo wa 14, igice cya 14, umurongo wa 28. Turera ku murongo wa 27 kugera ku wa 28. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, mu museke inyanja isubizwamo guhurura kwayo, abanyegiputa barahunga. Uwiteka akunkumura abanyegiputa hagati mu nyanja, amazi asubira ahayo, arengera ku magare no ku bahetse amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisiraheli. Ntiharokoka n'umwe bo muri bo. Imana nidufashe. Dusomye ijambo ry'Imana, ni inkuru z'Abisiraheli, ni inkuru z'urugendo rwawo mu gihe bamaze bari muri Egiputa. Hanyuma Imana iza kugambirira kubakura muri Egiputa cyangwa mu buretwa babagamo. Rero uyu ni umukozi w'Imana Mose, yarahagarariye urugamba. Reka mvuge ko yari wayoboye, ari wo muyobozi w'icyo gihe, wari uyoboye Abisiraheli. Hanyuma Imana imusaba igikorwa yagombaga kubanza gukora. Igikorwa cy'Imana yamushakagaho ni ukurambura akaboko. Haleluya! Ni ukurambura akaboko. Imana irashaka ko urambura akaboko cyangwa ugira intambwe utera mu kuyumvira kugira ngo ugire icyo ukora. Ndagira ngo nkumenyeshe ko gutandukana kw'amazi ntabwo kwabaye imbaraga za Mose, ahubwo zabaye Imana yakoreye mu kumvira kwa Mose. Irangije ikoresha inkoni ye, kuko nicyo yari imusabye, ati rambura ukuboko. Kurambura ukuboko bivuze kwigera imbere. Kandi bene data, kumvira Imana ni ukumva mesaje Imana iguhaye ukayikoresha nk'iko uguhaye. Mu bantu bize communication, abantu bize ibintu bijyanye n'ihererekanyamakuru, ni ukuvuga umuntu aguha mesaje, hanyuma nawe ugashaka uko umuntu no akaguha message cyangwa information, hanyuma iyo message aguhaye ukayikora, nibwo igikorwa cyangwa feedback cyangwa resulta ziva muri message yaguhaye. Communication nibwo igenda neza. Ni ukuvuga iyo umuntu yatanze message nabi, ugikora nawe agikora nabi, hanyuma igikorwa kiza kuvamo kikaza kuba kibi. Ariko iyo Imana, haleluya, iyo Imana iguhaye message y'Imana, ni message yumvikana, ni message isobanutse. Hanyuma Imana iragusaba ko uyumvira. Imana iragusaba ko uyumvira kugira ngo ibashe kugukoresha iby'ubutwari. Uyu mugabo dusomye bita Mose, Imana yashakaga ko arambura ukuboko kwe kugira ngo amazi abashe gutandukana. Imana irashaka kugira urutambwe utera kugira ngo igukoreshe. Tangira wumve message y'Imana neza. Tangira wumve icyo Imana irimo igushakaho.
kugira ngo ubashe kugendera mu mugambi w'Imana. Mesaje y'Imana irumvikana, mesaje y'Imana ifite icyo ishaka kukubwira, aba ari ikintu gifite ubusobanuro. Hanyuma wowe iragushaka ko wumva ubwo busobanuro n'ikigushakaho neza kugira ngo ubashe igikorwa kize kugenda neza. Niba ikubwiye ikintu tuzagukorera iki kintu, tangira wige, tangira witoze. Umukinnyi arimo gushaka kugira ngo azabe umuntu ukomeye cyangwa akina umupira neza, nuko atangira akitoza uko umutoza arimo kumutoza. Hanyuma tangira wimenyereza uko umutoza wacu ni Imana. Tangira witoze uko Imana ikuyobora, tangire wumvire umwuka wera uko arimo kuyobora kugira ngo ubashe ku kigero gishyitse. Ndimo nkubwira ngo turi ku ijambo rivuga ngo kumvira Imana harihishwemo imbaraga, cyangwa imbaraga zihishwe mu kumvira Imana. Imana nibaha umugisha. Hanyuma hari abagabo benshi n'ingero nyinshi zigaragaza Imana yagiye ikoresha kubwo kuyumvira gusa. Umuntu bita Yosefu yagambiriye kumvira, nawe n'umwana bagurishije, hanyuma bamugurisha muri Egiputa mu rugo rwa Potifari. Hanyuma umugore we bitaga muka Potifari ngo ni umuntu wari ukomeye cyane, kuko Potifari uyu nguyu amateka atubwira ko yari umuntu ushinzwe cyangwa ushinzwe kumenya kurinda Farawo, ni ukuvuga watwaraga ingabo muri icyo gihe. Hanyuma uyu musore bitaga Yosefu agambirira, cyangwa mu mutima we, nubwo Imana itari imuhagaze hejuru ngo imurebe ngo imufate ukuboko, ariko mu mutima we yagambiriye kumvira Imana. Ijambo riratubwira ngo nta bagabo bari bahari, ngo nta n'abandi bantu bari bahari, yari ari kumwe na nyekubuja we n'uwamutwaraga cyangwa n'uwamuyoboraga. Hanyuma agambirira ko basambana, ariko Bibiliya iratubwira ngo yiyambuye imyambaro, hanyuma arayiyambura ajya gushaka, kubera ko ari Imana irimo kumureba. Bene da, kumvira Imana ni ukuyumvira, ni icyemezo ufata cyo kumvira abantu bahari cyangwa badahari. Tengera wige kwiyumvira Imana abantu bahari. Ruswa ntuyitange, abantu bahari ntukore rwose, sigaho wikora ku cyaha. Kutumvira kwawe gushobora gutuma Imana igutakariza icyizere, cyangwa icyari kikugenewe ukakibura. Muri Bibiliya hari undi mugabo bita Yakobo n'undi bita Esawu, abana b'umugabo bitaga Isaka. Hanyuma Bibiliya iratubwira ngo Esawu yabuze umurage w'abana b'imfura. Kubera iki? Kubera ko yanze kumvira, ajya gushaka ibintu by'igihe gitoya, indamu y'igihe gitoya, hanyuma bituma areka, haleluya, areka cyangwa abura umugisha w'Imana. Utazabura umugisha wawe bitewe no kumvira Imana. Imana iyo yihanangirizaga Abisiraheli bakura ahantu, yarababwiraga ngo mujye mwumva cyangwa mwite ku byo Imana irimo ibabwira, mwite ku mateka n'amategeko yanjye, kugira ngo muzabashe kuramira mu gihugu. Bene da, biradukwiriye ko twumvira Imana. Hari imbaraga zihishwe mu kumvira Imana. Hari umugabo bita Gideyoni, yari yisuzuguye kubera imbaraga nkeya yari afite, ariko kubera iki Imana yashakaga ko imwumvira gusa. Gideyoni, haleluya, Gideyoni yashakaga ko Imana yashakaga ko abanza kwiyumvamo akumvira Imana. Imana yashakaga ko abanza yumvire, hanyuma ntareba abasirikare, ntareba abantu benshi, ahubwo abanze yumvira Imana n'imbaraga z'Imana. Hanyuma Imana irangije ngo ikoresha imuri n'ibibindi, Imana iramubwira ati nzarwanisha ibi. Abasirikare ngo bari benshi, yari afite ubwoba bwinshi. Bibiliya yatubwira ngo yatangiye kugabanya, reducing the army, ni ukuvuga ni ugukoresha ingabo. Imana iragenda irazigabanya, asigarana ingabo nke cyane, ku buryo urebesheje umubiri koko urugamba yaragiye kurwana rwari rukomeye. Ariko ndaje nkubwire ngo Imana ntabwo irwanisha ingabo nyinshi, Imana ntabwo irwanisha ingabo nyinshi, Imana ntabwo irwana nk'uko abantu barwana, ahubwo Imana irashaka ko uyumvira uyu munsi, ukumva amategeko, ukumvira umwana wayo, ukumvira umwuka wera, kugira ngo ubashe kugera ku byo Imana igushakaho. Ihana ibyaha byawe,
utangire wige gukora neza. Bibiliya tubwira ngo muri Yakobo ngo amategeko nk'ayo nta muntu ahana, ntago ahana umuntu ukora ibyiza. Na Pawulo yabivuzeho ngo mwige gukora neza kuko ibyo gukora neza nta mategeko abihana. Rero bene data, twige gukora neza, twige gukora neza mu nzira zacu, twumvira abantu, twumvira Imana, twumvira abantu, twigaragaze muri byose nk'ibyitegererezo byiza. Urashaka gutsinda, urashaka kugera ku nsinzi yawe, urashaka kugera aho Imana igushaka, nuko utangira kwiga icyo Imana igushakaho. Imana iragushakaho kuyumvira muri iki gihe. Ongera wige, ubusore bwawe nibwumvira Imana, amafaranga yawe nayumvire, ibintu by'abana bawe butongera ubatoze, batangire bumvira Imana. Igihugu cyacu gikwiriye kumvira Imana, yuko igihugu cyumvira Imana ikigeza ayishaka. Hanyuma bene da, ijambo ry'inkuzaniye, umvira Imana hahishwemo imbaraga, kumvira Imana hahishwemo imbaraga. Dawidi arimo azengurutsa ibuye, Bibiliya iratubwira ngo yarazengurukije. Hanyuma uko arimo kugenda azengurutsa uriya mukatizo cyangwa iriya buye ryari ririmo, harimo kwizera. Ni ukuvuga harimo kumvira Imana ko ifite ubushobozi. Mu kuzengurutsa k'umukatizo harimo kumvira Imana ko Imana ishoboye byose. Mu by'ukuri ibuye yari afite ntabwo ryashoboraga gutsinda kiriya gihangange, ariko kumvira Imana ko ishoboye byose, Dawidi yaratangiye arazunguza. Mu kuzunguza harimo kwizera, mu kuzunguza harimo kumvira Imana, mu kuzunguza Imana ishimwe. Imana yabwiye Abisiraheli, irababwira ngo nimuzenguruke inkike, haleluya, ngo nimuzenguruke inkike 7. Ni ukuvuga kuzenguruka mu buzima busanzwe mu buryo bw'umubiri, oya ntacyo byamara rwose. Ariko iyi Imana, haleluya, Imana irwana ukwayo, Imana irababwira ngo nimuzenguruke. Muzenguruke 1, muzenguruke 2, muzenguruke 3, muzenguruke 4. Uko kuzenguruka bene da harimo kumvira Imana. Iyo batazenguruka ntago insinzi yari kuboneka. Ariko ngo inshuro ya 7 irangije, ngo Abisiraheli bazamura ngo bazamura imyirongi, bazamura ibyo bari bafite, baririmbira Imana, baririmba insinzi, yuko kumvira kwabagejeje ku nsinzi. Umvira Imana uyu munsi. Niba ushaka kugera ku kintu Imana ikwifuzaho, ongera utangire wumvira icyo Imana ikubwira. Ndagira ngo nkubwire ko turimo ubwoko bubiri, turimo muri twebwe harimo ubwami bubiri. Satani arahari n'Imana irahari. Ni ukuvuga buri umwe wese afite ubwami, kandi ubwo bwami buri mu mitima yacu. Birashaka ko wumvira umwe muri bo, nta gufatanya aba bami babiri, oya ntago bishoboka. Imana irashaka kuyumvira, Satani nacyo cyangwa uyumvire. Ni ukuvuga nta kuvangavanga ibi bintu. Bene da, umvira umwe muri bo, hanyuma uramire muri kimwe. Niba ushaka gusa neza, egera Imana. Nuba ushaka kwandura, egera n'undi, ariko ureke ko Bibiliya tubwira ngo ntubakazuyazi, kandi ngo kuko udakonje ntubire ngo nzakuruka. Biradukwiriye ko dukorera umwami imwe. Niba ari Imana dushaka, reka tuyumvire bene da, dutangire tuyumvire. Hahirwa uwumvira Imana azarama, hahirwa uwumvira Imana azagera ku byo Imana imutegurira. Imana nidufashe cyane. Nje nkuzaniye ijambo rivuga ngo kumvira Imana hahishwemo imbaraga, kumvira Imana hahishwemo urufunguzo rw'insinzi. Imana nishimwe. Imana irashaka ko kumvira uyu munsi. Tera urutambwe rumwe, Yesu aratera 99 agusanga kugira ngo ugere ku nsinzi. Uyu munsi ngira ijambo rikuziye, gira urutambwe utera, wumvira Imana, wumvira icyo ugushakaho. Yesu arahari. Yaravuze ngo ntago nzabasiga mwenyine, sinzabasiga nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha. Umufasha ni uwiki? No kugira ngo adufashe, kugira ngo twumvire Imana muri ibi bihe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Twitoze kumvira Imana. Aba mama nitwumvira Imana, urubyiruko nitwumvira Imana, tuzagera ku Imana idushakaho. Turashaka kugera ku bwami Imana idushakamo, nuko twumvira ibyayo. Ijuru rirahari, ariko rirahari ku bantu bumviye Imana. Uyu munsi dore Imana ihagaze ku rugi, irimo komanga ku mutima wawe ngo yumvire. Ongera utere urutambwe, wumvire Kristo, wumvire Imana Data, wumvire Umwuka Wera. Ndagira ngo nkubwire ko byose biba mu mitima yacu. Uyu munsi niwumva ijwi rikubwira ngo ihane, uyu munsi ntiwinangire umutima. Ijwi nirikubwira ngo iga gukora neza. Bibiliya iratubwira ngo umuntu uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Ni ukubera iki? Hari ijwi utumviye mu mutima wawe. Tangira wige kumvira Imana, tangira
tangira wige kumvira Imana uyu munsi, iragukoresha imirimo itangaje. Imana nibaha umugisha, reka duhungire mu kumvira Imana, reka duhunge tuve mu gihugu kiroga, igihugu kibi, igihugu kiri mu byaha, igihugu cyo kwa Satani, hanyuma twimukire mu bwami bw'Imana. Imana izadukoresha, Imana izadutegurira, kuko Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo ntago tukita ku bigaragara, ahubwo ngo turimo dushaka, haleluya, turimo dushaka kwita ku bitagaragara by'igihe gitoya, ahubwo dushake donc ni ukuvuga twite ku bitagaragara, ntitwite ku bitagaragara, ahubwo dushakashake, haleluya, ibitagaragara, kugira ngo, kuko ari byo bizagira inyungu z'igihe kirekire. Erega wagira amafaranga ugasaza ukayasiga, erega wagira ubutunzi n'icyubahiro bikarangira, ariko icyubahiro kidasaza ni uko wumvira Imana. Uzagira icyubahiro, izaguhanagura amarira. Tangira wige gukora neza uyu munsi. Imana nibaha umugisha, mbifurije umugisha w'Imana uyu munsi wo kumvira Imana, kugira ngo muzabone kugera ku kigero cyangwa ku cyisho cy'Imana igushakaho. Urashaka kumvira Imana uyu munsi, Yesu arahari agutegeye amaboko kugira ngo agufashe. Umvira Imana, izakugeza ku cyo Imana igushakaho. Reka dusenge Imana kubwira ijambo. Wowe ugize icyifuzo cyo kugira ngo dusengane, reka dusengane. Hanyuma wowe ukunda ijambo ry'Imana, tangira wige gukora neza, wumva icyo Imana igushakaho, wumva icyo Imana ikuvuga mu ijambo, wumva icyo umutima wawe ukubwira gukora neza, utangire wige, uzabona ubugingo. Reka dusenge Imana. Imana nibaha umugisha, kandi Imana ikomeze ibagure. Imana ibaha umugisha. Mana yacu kandi Imana nziza, turagushimiye kuko uri Imana yera, turagushimiye kuko uri Imana ikiranuka. Ijambo ryawe ni iryera, ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Mana, ijambo ryawe riratubwiye ngo kumvira Imana harimo ubutsinzi, harimo imbaraga zishe muri ryo. Mana, afasha umuntu wese uryumvishe rigira icyo rikora. Mu Baheburayo ibice 4 barambwiye ngo ijambo ryawe rigire imbaraga zo gushakisha kumenya ibyo umutima utekereza, ngo kandi ribasha gutandukanya umubiri, bikabasha gutandukanya umubiri n'umisokoro, bibasha gutandukanya ubugingo n'umwuka. Ijambo ryawe nirigere kuri buri muntu, Kristo riherekeze, kuko ari iryawe waremesheje imirimo n'ibitangaza. Urakoze Mana, urakoze kubw'ijambo ryawe, niririgira umumaro imitima yacu, ritubere inkomezi muri ibi bihe. Urakoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbigusabye nizeye, amen.